Twongeye kuguha ikaze nshuti wowe mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro bya Divine Family TV. Reka umunyamakuru wacu wa Divine Family TV wagiye kuri tele cyangwa se wamanutse ujya kudukurikirana amakuru atugezeho amakuru uko mu karere ka Mubende ku cyumweru byifashe aho mu itorero rya ADPR nkuko bisanzwe hakomeje kubaho imangatano ndetse bikageraho abakristo barwana muri rukaka. Ntago rero ari ibyadutunguye kubera ko izi ntambara kumara hafi imyaka 2 aho abakristo barwanira mu materaniro, ibyara amateraniro cyangwa se byari guhimbaza bigahinduka intambara ndetse ku buryo umuntu umwe ashaka kwica undi. Uwo mugabo rero muramubona ukuntu yaje, ariko biragaragara neza yuko papasi itari yo gusenga ahubwo cyari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Sinzi ikintu ariho gusatira cyangwa se barimo kugerageza kutwereka yararimo ashaka gukubita niba yakubitaga umuntu, ariko noneho babigaragaye rwose ko uyu munsi utari umunsi usanzwe cyangwa se dushobora kuvuga ngo ntago wari umunsi wo ku cyumweru nk'indi minsi. Bivuga ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Ni nuko havuzwe amagambo menshi yuko uru rusengero yari yararufunze, hanyuma biza kuba ngombwa yuko Rwanyamuzira agaruramo abakristo biwe ku ngufu. Nkuko rero mwarakomeje mugenda mu kuganiro byacu imbere twigeze kubereka amakuru tubereka uburyo bamwe babasohoye basigaye basengera hanze. Hanyuma reka tuze tugane umunyamakuru wacu wundi uko yari yaduha amakuru. Shiti bavandimwe bakunzi ba Divine Family TV, uru ni urusengero rwa Giseza muri paruwase ya Kansera mu karere ka Mubende, aho mwagiye mwumva intambara zitari zimwe mu kibazo cya ADPR PCI Uganda, aho uruhande rwitwa urwa Rwanyamuzira rwaba rwaragerageje gukura abakristo mu rusengero, hanyuma bakaba bari guteranira hanze yarwo batabasha kurwinjiramwo. Urusengero rukaba rubereye aho, mu gihe rero nawe yari yabashije kwinjiza mwabe, ariko nyuma y'igihe bikaza kugaragara ko nabo bagomba kuba bahagaritswe n'ubuyobozi. Akaba amaze igihe rero kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 yatangariza abantu ko buri cyumweru ari buze kurubinjizamwo, kugeza ku uyu munsi wa Noheli tukaba twari twiteguye ko ashobora kuza kurwinjira, ariko nabyo bikaba birangiye bidashobotse kuko murabona ko ayo rero akaba ari amakuru amwe yari yaratambutse. Hanyuma nyuma yuko twakomeje kugenda dukurikirana abanyamakuru bacu bakurikirana ibibazo by'iri torero rya ADPR, ari nako dukurikirana ibindi bibazo byose bigenda bivugwa muri gospel ndetse n'amakuru abacicikana hirya no hino, tukaba tubibutsa yuko ibibazo by'iri torero ADPR bikiri mu rukiko cyangwa se bikiri mu URSB ariyo igomba kubikemura. Ariko hakaba harimo umwuka uvuga ngo harimo abantu batera ubwoba abandi bababwira yuko bazabapakiza bakabasubiza mu Rwanda. None ugasanga umuntu umwe aravuga ati jewe nyuma aho kugira ngo bampakize reka mve muri iri torero. Ariko noneho nyuma yaho twumviye amakuru yuko imipaka yafunguwe, reka turaza gukurikirana turebe ikiri buze gukurikiraho, kubera ko abantu babaye za bushari ndetse bariho baravuga bati ibyo mwadukangishije kuva kera imyaka 2 yose mutubwira ngo abantu murabapakiza, turaza kureba noneho indi turufu muza gukoresha, kuko ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo tubereke yuko burya tutari intama ahubwo twari abantu. Igihe kigeze cyo kugira ngo natwe tube twakwihagararaho, nudutera tugukubite hanyuma tujye mu mategeko. Aho rero ni mukanyuraje urebe uko byari byifashe nyuma yuko kandi twari twitegura bimwe mu biterane birimo gutegurwa hano muri Kampala muri gahunda yo gushima Imana ku ruhande rwa Geoffrey Rwanyamuzira, bavuga yuko bagomba gushima Imana nyuma yuko itorero rwose basa nkaho bari kukanye
bavuga ngo ibyo ni ibipapuro bari batanze muri Mubende byari byabinjije muri uru rusengero, hanyuma mu kubinjiza babinjiza nta burenganzira babahaye. Abandi bakimara kumenya yuko nta burenganzira babahaye baravuga bati ambo ubwo ngubwo turaza tururwaniremo tuze kumenya ubahaye uburenganzira. Byarangiye rero nyuma y'iyo mirwano baje bazana imodoka ya polisi cyangwa se iyo bita kabarangari, babapakira bose barabatwara babajyana kuri polisi. Niyo nkuru mwabonye twatambukije ku cyumweru tubabwira ngo ntago ibintu biri ubuhoro ku banyarwanda bari hano mu gihugu cy'Ubugande bakomeje kurwana ndetse n'imyigaragambyo myinshi. Reka tuze dukurikirane uko gahunda zose zagiye zifata cyangwa se uko n'inzego z'ubuyobozi zabikemuye nyuma y'iyi mirwano wari kugira ngo n'iyi Sodoma n'Igomora cyangwa se Irani na Iraq, aho ibihugu byarwanaga umufururizo, ukaba utamenya ko rwose ari abantu bari baje mu materaniro gusenga Imana. Reka turebe. Muri urwo rusaku rwinshi rero ukaba uriho ubyumva, akaba avuga ati umeneye isimu. Turaza kumva ikiri buze gucyo, ariko noneho nyuma y'ibyo byose nuko twakiriye amakuru yuko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwahise buhagera. Bumaze kuhagera bihita biba ngombwa yuko babapakira bose nk'uko twakomeje kugenda tubabwira, bamenyesha ko Geoffrey Rwanyamuzira umwe muri abo uwo mugabo wambaye karuvati akaba ari we wari uhari arimo ayoboye icyo gikwekwetu na timu yiwe, ariko birangira babapakiye bose bahita babatwara ku polisi. Nyuma yo kubatwara ku polisi byaje guhita birangira ubuyobozi n'ubundi bufashe icyemezo bubabaza uwabaheresheje uburenganzira bwo kwinjira muri urwo rusengero. Birangira ubuyobozi busanze nta n'umwe wemerewe kwinjira muri urwo rusengero, biba ngombwa ko urusengero rwongera rugafungwa. Ubwo rero nkaba ngutangariza yuko nyuma yaho turitegura icyumweru itariki 6 igiterane kirimo gutegurwa hano ku cyicaro cya ADPR. Abanyamakuru ba Divine Family tuzabohereza bajye kudukurikiranira ayo makuru cyangwa se bajye kudukurikiranira bimwe mu bizaranga icyo giterane. Kizaba ari igiterane cyahuje imidugudu cyangwa se amaparuwasi atandukanye yo mu mujyi wa Kampala. Bivuga ngo ku yandi maparuwasi ntago hazasengerwa cyangwa se mu yindi midugudu nta materaniro azaba, ahubwo amateraniro yose azabera hano i Kampala. Divine Family TV nk'uko twababwiye yuko tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru afatikanye na gospel, tuzatugenda tubakurikirana tubagezeho uko icyo giterane kizatangira ku cyumweru saa 4 kugera saa 8. Hanyuma reka tugaruke, mumaze iminsi mubona amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga z'umumama umwe. Uyu mumama akaba amaze iminsi arimo kuvugwa mu mpande zitandukanye z'isi cyangwa se mu mpande zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp ndetse na za Twitter n'ahandi hose, bavuga yuko uyu mumama arya abantu. Rero nka Divine Family TV twabakurikiraniye ayo makuru tuyabavira imuzi, tuza gusanga uyu mumama ari umumama umwe mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukaba twakomeje no kugenda tumubona ahantu abantu benshi bamwifashisha nko ku rubuga rumwe rwa Browlink Uganda ruvuga ku makuru ya gospel, aho bavuga yuko ari umugore wa Pasiteri Isaac Kiwewesi waba urimo gukora divorce n'umugabo wiwe, ariko
tubikurikiranye tuza gusanga uyu mumama koko ari umumama uva mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma nawe rero uyu munsi akaba kuri iki cyumweru yabashije gutanga ubuhamya, akavuga uburyo abantu babifitemo inyungu bariho bagenda bamwicira izina, ariko akongera agasobanura yuko ibyo bakora byose nta kintu bizabamarira kandi batazamuruta. Umuntu rero wapuraninze iki kintu akaba yaragipuraninze mu buryo bukomeye cyane, kubera ko iyo ubonye iyo foto iza iherekejwe n'ijwi rivuga ukuntu umumama arya abantu bamufatiye South Africa ngo abantu bose nibigendesereze, ariko bikaba bigaragara ko ari umugambi mubisha wo kugira ngo bamuteshe agaciro. Uyu mumama rero kanawe tumukurikirane ubuhamya yatanze mu rusengero kuri iki cyumweru. Benshi turakuzi aho hantu nahuraja abantu ndavuga ati fire nta bantu njya jewe I have never gone to ask a Lord, and never ask it in the name of Jesus. And I told him I'm peaceful. Let them do whatever they want. Amen. Thank you. Yes, hanyuma dusatira umusozo w'amakuru yacu, reka dusoreze inkuru zacu aho umunyamakuru wacu wa Divine Family TV aho kuri iki cyumweru yerekeye ndege, aho yagiye gusura itorero Horeb Evangelical Pentecost Ministries riyobowe n'umukozi w'Imana Salongo ndetse na Pascal n'abandi babungirije cyangwa se bafashe mu nkokora. Ariyo mpamvu tukubwira ngo iyo ni korali yabo rero, aho baturirimbiye rwose indirimbo nziza cyane z'ikigande, bigaragara ko umusingi bafite ari umusingi wa Pentecost kandi bakoresha ururimi rw'igihugu turimo. Reka mukanya tuze dukurikirane amwe mu bahanzi babashije kwagira ndetse nuko byari byifashe, hanyuma turangiza tukubwire ngo wowe ukurikiye Divine Family TV ukore subscribe, like and share. Reka dukurikirane tambira Imana na madamu.